hagereranywa no mu kuzimu. Abahafungiye nibota akazuba cyangwa se ngo bumve akayaga ko hanze. Kuva bakandagiza ibirenge byabo muri iyi gereza ntibigeze bongera kuyisohokamo na rimwe. Nta n'icyizere bafite cyo kuzayisohokamo kuko uwinjijwe muri gereza mbi cyane ku isi azi neza ko azasohokamo ari umurambo. Dutembere gereza ifungiwemo ibyigomeke bikaze kandi ikaba irinzwe kurusha izindi zose ku isi. Gereza ifungiwemo abanyabyaha benshi bashinjwa ibyaha bitandukanye birimo kwiba, abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abicanyi, abafata ku ngufu ndetse n'abandi bashinjwa ibindi byaha bikomeye. Iyi niyo gereza nini ku isi kurusha izindi. Ni gereza yubatswe mu gihugu cya Salvador, ikaba yitwa The Terrorism Confinement Center, CECOT. The Terrorism Confinement Center ifungiwemo abanyabyaha batandukanye barenga 40,000 bose. Izi fungwa zingana gutya zakoze ibyaha bitandukanye, ariko icyaha gikomeye cyane gisumba ibindi bamwe muri bo bakoze ni ukwica abantu. Nk'ubu harimo abantu batandukanye bagiye bica abantu bagera ku 100. Abanyabyaha bari mu byiciro bitandukanye by'imyaka kuko harimo abato ndetse n'abakuze. Ni amagangster ya nyayo nk'uko mubibona hano. Iyi gereza nini kandi ifungiwemo abantu benshi niyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ikaze kwisheja kanari. Mukore subscribe, like, comment ndetse na share. Ubundi iyi gereza The Terrorism Confinement Center yubakiwe abanyabyaha kabombo barenze abandi bose muri Salvador. Bari barayogoje iki gihugu byo ku rwego rwo hejuru kubera ibikorwa byabo by'ubunyamaswa. Abayifungiyemo bazi neza ko bazayivamo ari imirambo kuko kuyisohoka muri muzima ni nk'inzozi. Abafungiye muri gereza bahora muri gereza mo imbere nta kureba hanze cyangwa se ngo bahakandagire. Ni gereza ihora icanywemo amatara ku buryo abayirimo batamenya nimba bwije cyangwa ari kumanywa. Nta telefone yemewe muri gereza, bivuze ko imfungwa zitemerewe gukoresha telefone zivugana n'imiryango yabo cyangwa se abandi basize hanze. Abahafungiwe nibasurwa cyangwa se ngo bavugane n'imiryango yabo basize hanze, babayeho mu bwigunge bwa nyabo. Muri iyi gereza kandi imfungwa ziryama ku byuma, nta matora, nta kiringiti cyo kwiyorosa cyangwa se ikindi bakoresha birinda imbeho. Iyi gereza The Terrorism Confinement Center iciyemo ibice byinshi bitandukanye, aho itsinda ry'abantu bafungiwe hamwe bogeraho bafungiwe nta kuhasohoka kandi bakoresheje basi imwe byibura ku bantu 80, bakaryamaho ndetse akaba ari naho biherera. Itegeko ryo kubaka iyi gereza iteye itya no gukora ibintu gutya rikaba ryaratanzwe na perezida wa Salvador, Bwana Bukele, mu mwaka wa 2022 kugira ngo ahashye ibyaha byari bikomeje kuyogoza iki gihugu giherereye ku mugabane wa Amerika. Gereza yarubatswe, irangiye hakurikiraho guhigisha uruhindu umuntu wese wakekwagaho ko ari umunyabyaha, cyane cyane ababishushanyijeho ku mubiri, ibi benshi bakunze kwita tattoos. Bose baracakiwe bajugunywa muri iyi gereza. Abafashwe bose bangana n'ibihumbi 70, bivuze ko ari 2% by'abaturage bose ba Salvador. Abo bose bahizwe banafatwa mu gihe kingana n'amezi 16 yose. Iyi gereza ifungiwemo abanyabyaha bari barazonze abaturage bo muri Salvador yubatswe ku buryo bwihariye, hakajijwe umutekano ku buryo kuyicika bigoye cyane. Nk'ubu igabanyijemo ibice 8 bitandukanye, nabyo byubatse ku buso bungana na metero 130 zose. Agace gato kamwe k'iyi gereza kangana na metero 10 n'ibice 4. Aha haba hafungiwemo abantu 80, ariko mu bice bimwe ugasanga harimo abantu bari hagati ya 80 kugeza ku bantu 130 bose. Aka gace gato kangana gatya kakaba kubakishije inkuta ebyiri zikomeye zegeranye za metero 3 z'uburebure. Buri cyumba kandi kikaba gifite umutekano wacyo wihariye, harimo na systeme ya Reba ishinzwe gucunga ifungwa. Hanze y'ibi byumba bifungiwemo aba bantu hubatse inkuta ndende za metero 9 z'ubuhagarike. Kuri izo nkuta hakaba hashinzeho ibyuma binyuramo amashanyarazi yakubita ugerageje gutoroka, nabyo bifite uburebure bwa metero 3 zose. Aya mashanyarazi anyura muri ibi byuma cyangwa electric fence abangana na volt 1500 zose. Kuri gereza kandi hari iminara bacungiramo wagerageza gucika ingana na 19 yose, yitegeye ibyumba byose byayo. Gusura gereza muri iyi minsi birakunda, ariko ku batangaza amakuru cyangwa se aba YouTubers gusa, hagamijwe kugaragaza ibivugwa n'amahanga ko abantu bahafungiwe bafunzwe mu buryo bubi kandi bicwa urubozo ari ibinyoma. Kuyisura bisaba kuba ufite uburenganzira buvuye muri perezidansi y'igihugu gusa. Ubona ko ari ahantu harinzwe cyane, haba imbere muri yo cyangwa se hanze yayo, dore ko kuri kilometero 2 uvuye kuri gereza wasanga abasirikare n'imbunda zabo ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu gucunga umutekano.
mu nzira usatiriye igereza utangira kubura network y'ibyuma byifashishwa mu itumanaho byibura kuri kilometero 2 n'igice mbere y'uko ugera kuri igereza nyirizina. Network zose zivaho. Ibi bikaba byarakozwe mu buryo bwo gukaza umutekano. Ku burinzi bw'igereza wasanga abasirikare barenga 600 buri segonda, utabariyemo abapolisi ndetse n'abandi barinzi basanzwe ba gereza kugira ngo umutekano wa gereza wizerwe neza. Dukomeje tukinjira neza mu marembo ya gereza, turahasanga abarinzi bashinzwe gusaka abahagana bose. Aba baragusaka ahantu hose nta hantu na hamwe basize, haba ku mubiri ndetse n'ibikoresho witwaje. Baragusaka ugakuramo n'inkweto nazo bakazisaka, ndetse bakareba no mu masogisi ko nta kintu wowe washyizemo kitemewe. Bakunyuza mu byuma bisaka kugira ngo bamenye neza ko nta kintu na kimwe winjiranyemo kitemewe. Nta kintu na kimwe umuntu aba yemereye kwinjiranamo, kuko niyo wambaye impeta uyikuramo. Aha winjiranamo imyenda wambaye ndetse na kamera yo gufata amashusho gusa. Sharijeri ya telefone, memory card n'ibindi bikoresho byose ubisigaho. Gusaka abantu nka 5 bishobora gutwara isaha yose. Abarinzi b'iyi gereza baba bambaye mask mu buryo bwo kwiyoberanya kugira ngo batamenyekana, bakaba bagirirwa nabi n'andi mabandi yasigaye hanze. Bagomba kwihisha rero kugira ngo bizere umutekano wabo. Aba bagengesta iyo bagejejwe muri iyi gereza babanza gupimwa biological identification, bagakurwaho ibintu byose ku buryo batandukana n'ubuzima bwo hanze, bakibagirwa n'imiryango yabo ndetse n'inshuti zabo bya burundu, kuko wakandagiye muri iyi gereza naba afite icyizere cyo kuyisohokamo. Abarengana bafatiwe mu kigare bari muri iyi gereza byabagizeho ingaruka zikomeye cyane, nko gutandukana n'imiryango yabo nayo ikabitaza aho baherereye. Leta ya Salvador ivuga ko ibingibi biza ikiga ku madosiye yabo, abarengana bakazarekurwa mu minsi iri imbere. Abarinzi b'iyi gereza bakoresha intwaro zo mu bwoko bwa T65 mu kurinda umutekano, ikaba imeze neza nka M16. Bakoresha kandi 12 gauge shotgun. Izi fungwa iyo ziri mu byumba bito ntabwo ziba ziziritse, ariko mbere yo kubisohokamo babanza kuzizirika amaguru n'amaboko ku buryo bagabanya gushyamirana nazo. Uko zibohwa ziri muri gereza ni nako baziboha bazijyanayo. Ubu buryo bazirikamo abanyururu nuko babafunga, ukongeraho ibikoresho abacungagereza baba bafite, bituma nawe wigeze kugerageza gucika iyi gereza. Ibikoresho bikeneye muri gereza byose byarateguwe kugira ngo hirindwe ibyago byo kuba byabura cyangwa se kuba bitaratekerejweho mbere. Nk'ubu iyi gereza ifite umuriro wayo, kabone n'iyahandi wabura ho hakomeza kuba hacanye byibura icyumweru cyose. Ifite amazi yayo, ibitaro byayo ndetse n'ibindi. Muri iyi gereza hakoramo abakozi 1000 bahoraho mu rwego rwo kubungabunga abayirimo. Iyo urebye mu maso abafungwa bafungiye muri iyi gereza ubona ari abarakare cyane, ukabona ko hafi ya bose ari abanyabyaha bakomeye kuko bibagaragara. Baba bambaye imipira y'amaboko magufi, amakabutura ndetse n'inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda, byose by'umweru. Uretse ko benshi muri bo baba batambaye hejuru kuko ari amagengesta nyine. Iyo uri muri iyi gereza hari aho uba utemerewe kurenga usatira abafungwa kuko hari ubwo wagirirwa nabi na bamwe muri bo. Muri buri gice kinini cy'iyi gereza haba harimo cells cyangwa se utwumba 32, ari nabyo bigira gereza nini cyane ku isi, mega prison. Muri buri gice gito byibura haba harimo abantu 80, ariko hari n'ubwo imibare izamuka bakagera ku 150 mu bice bimwe na bimwe by'iyi gereza. Ibi bituma ifungwa imwe yisanzura ahantu hangana n'igice cya metero gusa. Ibi bitera umubyigano ukabije cyane muri iyi gereza, bigatuma abafungiwe biheba cyane bagatakaza icyizere. Iyo ubarebye ubona barihebye kandi bameze nk'amarugo. Aya magengesta akaba afite ibimenyetso bya 3 bitandukanye kuva ku mutwe kugera ku birenge byazo. Ni 3 ziba zigizwe n'inyuguti ndetse n'imibare. Bakoresha n'imibare y'ikiromani mu gukora 3 zabo, bigaragaza ko uzifite aba ari umuntu mubi cyane kandi akomeye mu itsinda barizwamo. Hari n'abishushanyaho 3 z'utunyamaswa nk'ibitagangurirwa n'ibindi. Abafite 3 z'amarira bo bigaragaza ko bari abicanyi kabombo. Urugero, nk'ufite 3 z'amarira 3 bigaragaza ko aba yarisha abantu benshi nawe atazi umubare. Aya mabanda avuga ko ibyo akora bitumwa na Satani kandi Satani aba yashyigikiye. Aba banivugira ko basenga Satani. Izi fungwa nubwo zivuga ko zisenga Satani rwose, ariko zihabwa umwanya wo gusenga bisanzwe rimwe mu cyumweru. Zimwe zikicuza impamvu zatumye zijya mu matsinda y'ubugizi bwa nabi. Rimwe mu cyumweru kandi zihabwa umwanya wo gukora siporo, ariko ibyo byose bikabera imbere muri gereza zidasohotse ngo zirebe hanze. Haba mu gusenga no gukora siporo usanga haba hari abarinzi bafite intwaro biteguye gukumira ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose bushobora kwadukanwa n'izi fungwa. Abavuga ko bazihorera basigaye hanze cyangwa bari imbere muri gereza, Perezida wa Salvador Bwana Naibo Armando Bukele Ortez abasezeranya ko nibagerageza kubikora
azamarira ku icuma abafungiye muri iyi gereza, abicisha inzara bose ku buryo nta n'inete y'umuceri bazongera kubona, maze ngo arebe igihe bazamara badapfuye. Aba bafungwa bafungiye muri The Terrorism Confinement Center bafata amafunguro 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Gusa mu byo barya byose ntabwo bemerewe kurya inyama n'ibindi bisa nabyo. Muri make nta proteine babona. Ibi bigatuma bahura n'ibibazo byo kurya nabi. Ibyo kurya babibaterekera ku muryango, bakabyiha, barangiza kurya bagasukura amasahani imbere yo kuyatanga. Imbere muri iyi gereza kandi harimo izindi gereza umuntu yagereranya nka kasho. Izi zifungirwamo abantu bananiranye. Iyo ukoze ibitemewe nko kwigomeka, kurwana n'ibindi, bagushyira mu bwigunge aho umara iminsi 15 yose utabona urumuri cyangwa se ngo uhure n'undi muntu. Iki cyumba nk'uko mukibona kirijimye ku buryo nawe utibona, ahubwo uba wiyumva gusa. Uri muri kasho ahabwa ibiryo hadafunguwe, akaba afite ubwiherero, dushe naho kuryama. Muri iki cyumba imbere harimo akenge gato kinjiza umwuka mwiza gusa n'urumuri ruke cyane. Iki gihugu cya Salvador cyubatsemo gereza The Terrorism Confinement Center kikaba kibarizwa ku mugabane wa Amerika. Kikaba ari igihugu cyari cyarazonzwe n'ubugizi bwa nabi butandukanye, harimo ubwicanyi, ubujura bwitwaje intwaro, ubusambanyi, ahahazamo gufata ku ngufu, gucuruza no kunywa ibiyobyabwenge, gushimuta abantu n'ibindi. Nubwo ari igihugu cyari cyarasariswe n'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibindi byaha bitandukanye, ariko ubu ni igihugu kirangwamo amahoro ku kigero cyo hejuru, n'abaturage baho baratunguwe bavuga ko ari ibintu batigeze babona mu buzima bwabo bwose. Ubu Salvador ikaba iri mu bihugu bya mbere bifite amahoro ku isi. Imiryango mpuzamahanga yamaganiye kure ibi byakozwe na perezida wa Salvador, Bwana Nayibu Armando Bukele, byo gufunga abantu. Ariko abaturage bo mu gihugu cye barabyishimiye kuko babyungukiyemo byinshi bitandukanye. Hari n'ahandi henshi ku isi kandi bamushyigikiye, bavuga ko ubutabera bugomba gutangwa, ahubwo ibyo yakoze bikabera akarorero n'ahandi hose ku isi higanje amabandi yananiranye, bakabigenza batyo. Abagizi ba nabi bakaryozwa ibyo bakorera abandi cyangwa se ibyo bakibakorera. Iyi gereza twagarukagaho, The Terrorism Confinement Center, ikaba ariyo gereza ifungiwemo abagizi ba nabi benshi bahurijwe hamwe icyarimwe. Niyo gereza icungiwe umutekano kurusha izindi zose ku isi, nk'uko twabyumvise, iherereye mu gihugu cya Salvador. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.